hari ikintu kiduhora imbere ariko tudashobora kubona dukoresheje amaso. Future, ahazaza. Ni iki kintu se wasenya niyo waba utagifashe cyangwa ugikoreho? Promise, isezerano. Ni iki kintu se? Ni ikihe kintu kijya hejuru ariko kitajya kimanuka? Age, imyaka. Aha. Abahanga berekana ko ibi bitatu bigena ubuzima bwa muntu, cyane cyane bikagena icyo bise umubano. Sinzi niba ndeba nabi. Aha tuve mu by'amarangamutima. Urinjye, wakora iki? Hari ubwo abantu bicara bakumva ko ari bo bazi ubwenge. Umuhanga yaranditse aravuga ngo urugamba utazatsinda ururwana uruhuka. Kenshi muri gahunda zirimbura ubuzima bwawe, rimwe na rimwe haziramwo ibisubizo bibwubaka. Ese urinjye wakora iki? Hello? Yes. Nta kibazo, mwohereze, nta kibazo azamfate. Yego, nta kibazo mwohereze ndahita nza. Yeah, ndi ready, nta kibazo. Sawa. Yala, be. Yes, love. Abe ngiye kugenda. Ngo? Ngiye kugenda. Ujyaye? Wa mucuti wanjye Layla ararwaye ameze nabi, barambwiye agiye kuza kumfata njye kumureba. Layla se arwaye ibiki kandi? Ntabwo ndabimenya neza ariko ararembye, please. None se ko numvisha ibintu bya modoka ubwo Bagiye kuza kujya kumfata. kurwaza umuntu ni ngombwa gutwara abantu. Come on, wese nkajya kumureba. Basi we, suzi ko ari umucuti wanjye cyane nawe ajya amba hafi. Yeah, it's okay. Nta kibazo kabisa. Thank you. Agenda. I love you. Love you too. Nese kandi kurwaza umuntu bisaba no kwitera makeup ra? Mvaga mfite akantu. Sinabona gusa neza se? Ndi kugira nirinde kuza kugira icyunzwe. Okay. Sana aribi kabisa. What? Esko numva yango nago wishimye be. Njye meze neza nta kibazo. Meze bon. Fresh. Okay, bendagiye rero. Urugendo rwiza. Ubwo ibindi tuzaza kubivugana kuri phone sibyo? N'ubu uri kuboneka nta kibazo. Ndaboneka, nose bumva nakura umwanya be. No. Ndakubwira ndakwandikira SMS. Bye. Bye. Bye pe ndakubwira siko tishimye. Wagiye kurwaza umufite wawe? Ndagerageza basi nze kare. Sibyo? Nta kibazo. Ako nubabari. Ntago mbabara. Yeah. Ariko se uri siri kugiye kureba umushiti wawe? Nese urumva ngiye kureba umushiti wanjye. Are you sure? Ngiye kureba umushiti wanjye urumva ngiye. Are you sure ko ugiye kureba umushiti wawe? Yeah. Ndi sure. Nese urumva ngiye basi kanze tubanze tubivuganeho neza.
Ese Rayira sumuzi. neze Rayira kumumenya n'ikibazo nkubajije bihuriye ngenda kubajije ugiye kureba mushito wawe subisi kwa mushito wanjye niwe ngiye kureba wese tukajyana se ko n'ubundi ari inshuti ya famille kujyana kandi no bitwaye iki nze kutansubiza no be Ruiza bwe kangende ndi gutinda nyine bitwaye iki kujyana niba ari umuntu ugiye gusura kwa muganga wese tukajyana nyine twamusura akanabona ko twababaye hafi nk'umuryango be ni wa mushiti wanjye Rayira sumuzi nge nakubwiye warese tukajyana niba ari inshuti yawe si inshuti yacu twese ndumva tugiyeyo twese ari nabyo byagaragara neza ko no kandi njya nshaka gutamurwaza nyine nkagumayo nanjye ariko twaba turi kumwe tukamuraraho ndetse ntabwo byamushimisha ntabwo twasigura urugo twese ngaho impamvu imwe yonyine basi wowe wasigara ndagerageza wenda nshaka umuntu uza kumuraraho ngize igitekerezo waretse umuntu uje kukureba akantwara ngewe wowe ugasigara mu rugo n'ubundi ugira ibyo wita kurwaza umucuti wanjye no ubu se ngezeyo bikaba ngombwa ko nsanga akeneye ibyo kurya wabiteka ariko ngewe byangora oya twakodaringa cyangwa tugashaka undi muntu tubituma don't worry wowe ntugire ikibazo ndabikemura sibyo umva mubwire se kutari kubyumva basi mamagare se Urinjye wabyumva ya nabyo wabyumva nta kibazo si bisanzwe se kujya wajya kumuruhushya nkajya kumusura nari ndimo subisi kwajyaza no kunsura it's okay yari ndimo ndavuganaho na Crespe hari utuntu hari ibintu yari arimo aranyoherereza ni biki ibintu turi kuvuganaho by'akazi dufitanye ariko yambwiye ko nawe ukarimo ubwo ubanza urebe ugasome umenye ibintu uzamfasha muri aka kazi basa uzazira ibyo none wabimbwira mvuye kure mucuti wanjye urebye wowe uzazira nibwo kazakora ndikubwira Rayira ameze nabi ari mu bitaro yagiye muri koma uziko ari muri koma ntabwo ibyo bintu twazabigana base ka tubigana amaze kumureba please umva mbwira come on banza unyumve be nawe uragorana sometimes nawe ujya fata iki kiganiro cya Crespe n'ugisoza ugende nta kibazo it's okay ibiganiro bishe gute kweri mena ntigende usoza urambwira ibyo urabure what Jesus Christ.